ni umukobwa mubi reka ntukajye uhigima ngeza kubita inkonje muri urwo ruhara rimwe uzize iki uzize ubusa kabisa urumva kuko amaso aberaho kureba uretse se mon frère icyo nakubwira cyo ni kimwe hariya muri Afurika y'Epfo nyuma rero akazohererezwa urugereko uri guseka iki turi mu makuru uraseka iki sisa ibintu byo guseka guseka iki amakuru ni ikintu kiri serious gitandukanye niba yaseka ntabwo ari comedy useka iki ntabwo ari utsi muri Kongo uretse gato ndakubaza urabishyigikiye ntabwo gukanga ushyigikiye ko ibyo bintu byo gukanga ndakubajije subiza ushyigikiye kuri wowe ushyigikiye ko inyeshyamba zitera igihugu ishyigikiye ko barwana ku burenganzira bwabo bwo kubaho batera igihugu inyeshyamba zigatera igihugu igihe igihugu batera ko bari none niyambike ikote rinini usubirize leta oya ndavuga nk'umunyarwanda noneho antake impuguke mu bibazo by'akarere ntabwo uri impuguke muri ibi bibazo njye ntabwo ndi impuguke ndi impuguke uri umufana so kuvuga ibyawe wahagumye nk'umufana s'il vous plaît ntukajye unesha agaciro nguki intege s'il vous plaît ndagusabye mu burenganzira mfite bwo kuvuga uko mbitekereza ndagusabye Angel Beri nyubaha nubwo nduta imyaka ariko ugomba kunyubaha ibyo ntacyo bivuze weho muze niba ugiye kuvuga s'il vous plaît nakubwiye ntireka namba ikote rinini ubundi mvuga ijambo uvuge nkande ariko wowe urashinzwe wowe nyine umbwira unese ndi kuvugana nande noneho ndavuga nk'umunyarwanda uri concerned can you keep quiet and I talk urahigima iki okay hano hari ibintu bitatu c'est pas toi ntabwo ari wowe guhitamo nyine buretse gato nkwereke s'il vous plaît hari ibintu bitatu uri umunyamakuru umva petit ntabwo ndi kanifu uri muguzi sibyo ndagusabye nshatse nabi icyo nshaka muri byose ugiye kubiki rero muri ibyo byose bitatu ndabe icyo nshaka tega amatwi urabyumvira uraza kubyumva mu byo mvuga ntabwo icyo ushaka rero kitajyanye n'umwuga ntabwo nkubaza ngoga se wowe usindwe ku nkota kukubaza please keep quiet ask your question okay ngaho mbwira ibintu babyumva ute njyewe kera byari se wari uhari keka nibe kera hazaza kera urahazi wowe ubuse kera hanjye urahazi wowe ntabwo kwimera ka cyane rero iyi si ifite ibibazo ngaho uvuga nkandi noneho ngo icyo ushaka ndavuga uwo ndiwe please ndagusabye amatwi icya mbere ntekereza ejo bundi nari nkubisaba abakinnyi banjye bagize bati nagiye ahantu muri lokale bari mu kurya asanga basize ibyo kurya ku masahani agahinda karanyica ese niba bari bahaze reka wakwari ibyo ushoboye kurya ukareka kwangiza ibyo byose tugomba kumenya agaciro k'ifaranga bonami njyewe niba nkubwiye nti ibyo kurya bihari no muri resitora mbibona buriya uzi ariko uzi itegeko ryabaga muri cya kigo kiri kuri Muhazi hari hakurya ngo manje tous qu'on vous sert à table niko bigomba kugenda ibyo nabyo n'ubugoryi n'ibintu noneho bya bindi bivugishwa ngo nta appétit bavuga l'appétit vient en mangeant appétiza uri kurya icyo ni kimwe icya kabiri urafata ibyo kurya ukabitoba ukabisiga aho ngaho ariko tujye tunahugura abantu ntabwo ari byo niba ari ahantu hari self service waruye ibiryo bigukingiriza kurya muri iryo utabareba uzi ko urabishyira arura ibyo ushoboye ntushaka usubireyo ntujya muri resitora ibyo kurya byawe wenda wariye ukabona ugiye kubisiga uhaze babwira babigupfunyikira ubitahane wibisiga urabisigira nde uwo ni umuvumo wabyumvise ukora iki babipfunyike minisitiri w'urubyiruko utuma twishima ntabwo yemeranya n'abagereranya Bruce Melody ndetse na The Ben mu minsi yashize ku mbuga nkoranyambaga nibwo hari impaka nyinshi cyane wese arabivuga bameze nk'ababahanganisha bavuga warifuza ko ahubwo ngo bakwiye gutegura igitaramo bahuriyemo bato yaba ari sare yabibaze kandi yakinshasa akaba bati abantu bemera Jibe Mpiana hari abemera wera ariko none reka nkubwire ngiye ariko nuko birangira barandaguje intebe mu bemera Melody naba mpaparitse iriya mpirimbanyi gireke sha uriya muhungu wanjye rwose imbuga mu minsi ishize zarahatwitse njya nandika ku mbuga ariko bateguye icyo gitaramo naba ndi ku ruhembe rw'imbere rwa Team Melody ayiwewe Team No Sleep ya Melody Bruce Melody aho ngaho twikomereza hanyuma rero umuryango The Ben yakugarika
ubwo nyine nawe wajya kwa debeni ubundi tugahangana mutabaruka yaba ari kwa debeni nanjye mutegera buri he naba ndi kwa Bruce Melody niyo mwaba muri ijana twabagana ubwo rero mugitegura ahubwo murebe hashe maze amagambo ashira ivuga kandi uko mbona minisitiri yaba ari kwa Melody tugende nihatagira igikorwa ndabisubiramo 80% mu myaka 10 y'abakobwa b'abanyarwanda bazaba ari indaya nta kandi kazi bakora hatagizwe igikorwa uyu munsi cya mbere mu kubabwira kwigirira kwiha agaciro esteem n'ibindi bitandukanye. Ibi ni ibigaragara yuko tugomba gushyira imbaraga mu kongera kureba uburyo ibyo tuvuga byose politically ariko practically hatagize igikorwa. Ibi mbona tuzajya turema abantu beza bazi kubwiza bushobora kukuzana ibyo kurya ku meza. No kankubaze umva please nakubwiye ko nawe uvuga ibyawe ntukajye unyinjira mu buzima. Sinakwinjira ngiye ko ari ubikora buretse winyinjira mu buzima ndagusabye please nakugize neza bazutuze wimbaza ibyanjye ngiye byo mvuga ni hypothèse sibyo nta burenganzira ufite buretse uze kwibaza mbaze gusoza ndabivugamo kuko dufite mentality ipfuye uyu munsi twimvisha yuko ubwiza bushobora kukuzanira ibyo kurya ku meza ntago bishoboka. Ubwiza bushobora kukugabura mu gihe gito ariko ugapfa burundu mu gihe kirekire. Tubwira abana bacu tubwira abakobwa bacu yuko kuba uri mwiza ubwabyo with empty head ntacyo bihagije kandi bazapfera ari kuba ufite uzapfora ari uzapfa wandavura ahubwo kuba ufite kuko uyu munsi ndeba abana beza bavuka abanyarwanda mbona bazabyara n'umumarayika one day. Utekereza ko ubwiza bwawe buzaruta abana bari mu kuvuka nitwumva ko ubwiza bwonyine buhagije without nta ndangagaciro nta bwenge nta budaheranwa nta gukotana muri wowe ntabwo ubwo bwiza bwawe buzakubera umuvumo utonyagurika urwara ibirwara byose bishoboka bakuvanamo nyababyeyi nk'aba twumva bibi bibazo. Ariko uyu munsi wa none ndashaka twongere twigisha abana bacu yuko mbere na mbere mu mutwe niho hakomeye. Ariko ibintu byo kuvuga ngo umuntu ni mwiza akipfusha ubusa akirwa nk'urumogi akirwa nk'uwa byashisha noneho hari byashisha byadutse bire electronique aho baciriye biriya biba bipakiyemo ibipapfa abana baranywa bagatembagara gato. Umuryango umwe bw'Iburayi wemeza ko yatewe wabibonye ibyo banditse mutabaruka please ntukomeze kujija abantu ntabwo jisho ariko nese n'ibyanditse n'ibyo byanditse biriya rero reka mbwira abantu Kongo ntago yatewe nande ibyo niwo bivuga nakubaza yatewe nande wowe ivuga ko yatewe n'u Rwanda wowe bibona ute yatewe n'u Rwanda mbibona nese ndi mu expert ndakubaza wowe ntabwo ndi expert w'umuryango w'abibumbye none suri tamutamu nubwo ndi Kongo wowe suri ingoma yo kuvuga umunyamakuru usoma amakuru none suri gasuku wowe nk'umunyamakuru ntago wanarije ntabwo ndi gasuku ntabwo nsubiramo ibyavuzwe n'undi nsoma ibyanditse mu bitangazamakuru hanyuma ukabikonseriva gute uranywa mbigire ne okay noneho umva naza side wowe uri umunyamakuru cyangwa uri umunyamakuru ubu ngiye hano ndi hano nk'umunyarwanda uri responsable banza wumve rero umunyamakuru ntabwo ari wowe uhitamo status yanjye tabara uziko ntari mbizi iyo nyinyura ifite cyangwa ndayifite cyangwa nuko utakundaga guseka ntabwo nyaseka n'ubundi nze mbaseka iki siko ntarizi ko ufite inyinya wandi gatatu zifite twebwe ibyo bintu ikiganiro rero ngo tugakomeze kunyinya none ikiganiro tubireka ruriho ako kara twari tugiye kwigira kunyinya ikiganiro tugakireka ushaka tujye mu nyinya ze ibyo nabyo byari bibi bumvise abarasta bararakaye byatari baranandika bavuga ati muduhe uburenganzira twigaragambye. Abarasa bashaka kwigaragambya bigaragambye si ibyo bintu ko bitari mu muco wa kirasta ibyo kwigaragambye kandi wafite umukozi w'Imana bamagana ngo nawe wabavuze ase ubundi ndashambaza akabazo abarasta bafite ikihe kibazo ukomeza ngo utega amatwi. Apotre Gitwaza aherutse kuvuga amagambo yanyuze benshi ariko hari n'abandi benshi atanyuze. Komeza rero yavuze iki? Yahereye ku maherena abati ibintu by'amaherena by'abajakazi bya kera byabaga bifite umuntu bisobanura ko yagiye mu buja akaba ashaka guhera atazabuvamo nimuzongeye kubyambara ngo mujanga aca amaherena ajya ku mapantaro uretse gato rasazakiranuka n'umugore we ko nawe yambara. Komeza arayambara se ukazayakuraho cyangwa se
yigomeke ku mukozi w'Imana aguma yambare dukomeze ati vana amapantaro ntihazagira umuntu w'igitsina gore uhagarara ku ruhimbi ngo ari kuvuga ubutumwa ngo cyangwa ari kuririmbira Imana ngo yambaye ipantaro kirazira kikazirizwa hano muri Zion ndabiciye ko abantu benshi se bo muri Azafu ariyo biyambariraga nanjye ariko nayibonaga mbere hako yarabiciye oya agiye gusoje urugamba rero ruzamugora aronye ati biriya bintu by'amarasta arya n'amarasta amadred biriya bintu by'amadred n'ibyo kwa satani biriya bintu muzi ari ibiki n'ibyo kwa satani le satan le démon arabivuga abarasta barita mu guto nje nabonye umuntu wa mbere wabyamaganye yamaganira kure ni Rutanga rw'amaboko yarabanza aravuga ati ariko we imvugo yavuzemo nabo zari zityaye ewana yamwifatiye ku gahanga aravuga ati Rutanga rw'amaboko bya ni umurasta birafite ni umupfumu birabyitwa ibisagi sibyo ubundi bira no kera ndashaka wenda sinzi wenda niba apotre docteur sinzi wenda niba yarakurikiranye docteur en quoi moi je ne sais pas ariko agomba kuba ari docteur muri théologie peut-être hari iki niba hari ubizi wabitubwire n'ahantu yabyize iriya lettre ushaka ko ari muri Amerika iriya lettre urashaka kuyisoma nayisoma ariko sinayisoma hanze yisoma gusa ikiriho nuko abarasta bibavuze bati no ese ubundi abarasta bandikiraga nde birubavu nasabi rubavura bavuze ati twebwe barasta ubwo ikintu agiye kubashinja kunywa itaba ryo ribongoza n'ubundi bari bagiye n'ibitayi by'abazonze ubundi ngo yaravuze ngo twebwe abarasta ngo ni idini rya Satani ubundi ikintu kimwe ubundi ikintu cyitwa Rastafarism cyangwa se mbere yuko ukavugaho kera niba ari umurasta ubundi se ngo sinkiriwe nawe uri mu idini ya Satani icyo ngubwira cyo apotre n'umuntu ukomeye you don't have a dreads to be a rasta ikintu cyo cyambere ariko umuntu uri ku rwego rwa apotre ni umuntu uzi kwinterprete ibyo arebesha amaso akaba yanahumiriza akabikubwira ntago ndi bujye kusubira mu bya apotre Gitwaza afite uburenganzira bwe bwo kubivuga ariko reka nsobanurira abantu gato tubwira Rastafarianism mbere na mbere abantu bagomba ni kimwe n'uko wumva na Christianism buri kintu cyose kigira